Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Josue, tukiri no mu kintu cya recrutement, umuyobozi ushinzwe indirimbo aragiye akuye muri runaka muri korari, amuzanye muyi, amukuye no muri ya korari. Koko iki kintu cyo kuba kuri top ni ishyaka ry'umurimo w'Imana amakorari afite kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, cyangwa ni ishyaka ryo kugira ngo korari igaragare irusha iyindi? Ese aho wa undavuye ho hasigaye iki? Ho bigiye kugenda gute? Niba agafata Inosa amukuye muri Shalom ayenda muzanye muri korari yitwa runaka, aho avuyeho nta cyuho cyasigaye, uwo muntu umutwaye afite ishyaka ry'umurimo w'Imana ukurikije ubunaribonye bwawe, cyangwa ni ishyaka ryo kumenyekana kwa korari? Gira icyo ubivuga kugira ngo icyo kintu nacyo tukigorore kigira umurongo amakuru akwiriye kuba yakorera. Nkuko Aloys bivuze, iyi ni topic ndende cyane, gusa wenda hangira ngo hari tuzagenda tukomeza kubivugaho. Wenda ndavuga kuri icyo, mvuga no ku bindi numvaga ndi buvugeho. Yego, ntacyo. Korari ntabwo ari ikipe y'umupira. Icyo cyo dukwiye kukimenya, sibyo? Ntabwo ari ikipe y'umupira, ntinagira abafana mu by'ukuri. Ntabwo yari kwiye kubigira abafana. Nubwo hari bashakisha. Hari uwigeze kumpamagara arambwira ati jyewe mfite amafaranga, ni perezida wa korari, ndashaka kugenda umvanire runaka hariya. Ukabwo yabimbwiraga wenda kubera ko ari abaririmbyi, ategeza ko nshobora kugira aho ubasha ko nabigishije, umvanire runaka hariya na runaka hariya na runaka hariya, nzabaha amafaranga, nzabaha akazi, ibintu byose, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndamubwira rero njyewe ntabwo umurimo w'Imana usenyerwa mu wundi. Ahantu hose ni umurimo w'Imana, ntabwo umurimo w'Imana usenyerwa mu wundi ngo mufate mujyane hariya. Ndamubwira ntabwo byakunda. Okay, aranabihamagarira, nabo baramubwira bati ntabwo bishoboka, aho turi haratunyuze, turi amahoro. Ariko mbivugiye iki nyine uko warumbajije, ntabwo ntekereza ko ari urukundo ruri inyuma y'icyo kintu yo kuvuga ngo reka ngende ndabona Inosa yari ameze neza muri Shalom, hanyuma reka nanjye muvanemo mwambure Shalom kugira ngo ibisubiye hasi, ahubwo atuzamure. Cyane ko uranabyibeshya, nta kintu kivuga ko inyenyeri ya Inosa iri kumurika muri Shalom ariko izamurika nigera iwanyu. Mu by'ukuri ni ukubyibeshyamo. Yes, afite ubuhanga, afite tekinike, ariko nta kintu na kimwe kivuga ko uko amurika aho ngaho ariko azamurika n'ahandi. Kuri jyewe biranganisha ku bintu bicyane ngiye kuvugaho. Ngiye kuvuga ngo abaririmbyi dukeneye iki. Icya mbere, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bapfuye bazize kutamenya. Harimo akabazo k'ubujiji. Ntabwo dufite umwanya wo kwiga, ntabwo dufite umwanya wo kwicara ku birenge bya Kristo ngo twige. Mu by'ukuri ikintu cyose nkora nakagombye kuba mfite impamvu. Hari babandi bakora recruitment bafite ikibazo, ariko n'uwo bari recruitment bafite ikibazo. Dukwiye kubyemera. Kuko kubera iki ntaba muri korari runaka, kubera iki njyewe ntaba wenda reka mvuge muri Jehova Jire, nkaba mba hano, nuko aho ndi niho ngomba kuba ndi. Ese ahantu uri koko niho ugomba kuba uri? Kuba kujya muri korari runaka, njyewe ubwanjye nagombye kuba mpamanya n'umwuka w'Imana ko aho hantu ariho nkwiye kuba ndi, kuko ntabwo ahantu hose nahagira umumaro. Ibyo ni ukuri. Yego. Paulo yaravuze ati jyewe nasigiwe kubwiriza abanyamahanga. Ntabwo buri muntu wese aho ngaho ari akwiye kuba ashoboka kuko ariho hantu agomba kuba ari. Ahantu uri n'ahawe, kuko ushobora kuba wicaye mu kibanza kitari icyawe. Kuba wicaye mu kibanza kitari icyawe, uri mu bantu bazana conflict. Yego. Uri mu bantu bateje ikibazo kuko wicaye ahantu hatari utagombaga kuba.
bahantu ugomba kuburi. ubwo birasaba ngo asenge Imana yibaze. Senga Imana, yego, umva icyo umwuka aganira nawe, koko aho ugiye ugendeyo ko kuri shuwa ko ari Imana ikoherejeyo. Ndibuka byambayeho kwa kundi nyine amaribyo guhamagara tuzaza udufashe. Rwose numva biranze, narasenze numva biranze, ndabahakanira ntibyagenda neza, nyine umva ntibari kubyishimira, ariko ndababwira nti nubwo mutishimiye ko bahakaniye, ariko ntabwo mu by'ukuri muri shuwa ko ari igihe bagirira umumaro, ariko Imana izabaha uwo kubagirira umumaro. yego, iyo ugiye ahantu koko wari ukwiye kuhajya ubu w'umumaro, ariko iyo ugiye ahantu utari ukwiye kuhajya uteza ibibazo. Ubwo mbivuze kubera ko wenda twavuze uburyo recruitment zikorwa n'ibindi bitandukanye, ariko njyewe ubwanjye ushaka kujoyininga ikintu runaka, gucuranga cyangwa kuririmba cyangwa iki, reka ne kureba ku mpano gusa mfite, kuko igiti cyeze ntabwo kiriwe gihamagara inyoni, zirizana. yego, iyo abantu bahagaze neza, baririmba neza, bacuranga neza, yenza amakorari aririmba neza, anacuranga neza, timu z'abacuranzi zirabyigana, zirasimburana. Mu gihe hari n'abababuze bahora bavuga ati nyabuneka mwatubare mukaza mukadufasha, sibyo, mukaza mukadufasha, kuko igiti kireze kimeze neza, abantu bose barashaka kukijyaho, ariko se koko aho hantu niho wagombye kuba uri. So icyambere ngewe ubwanjye ni impamamye n'umwuka w'Imana ko ahantu ndi ariho ngomba kuba ndi, kandi umwuka w'Imana arabiduhishurira, umenye n'icyo habereye, umenye n'impamvu uhagiye, n'icyo n'umusanzu ugiye gutanga. Icya kabiri ni ubwo n'amatorero arabidufashamo, tugira umwanya wo kwigishwa, twigishwe Kristo, niwe pfundo ry'ibyo dukora byose. Kuririmba niwe message, niwe tuvuga, niwe byose. Hanyuma umuntu ajya muri korari ariko ari empty, ntacyo afite, atubakitse, yaba ari mu miririmbire ntiyubakitse, yewe na ya micurangire ntiyubakitse, n'iyo misengere ntiyubakitse, n'iryo jambo ry'Imana ntiyubakitse, akatekereza ko aje kubakirwa muri korari. Ariko nabyo ni ukwibeshya. Mpamvu ari ukwibeshya, ntabwo wagiye gukora muri banki ngo uvuge ngo nzamenyera amasomo muri banki, ahubwo waragiye ujya mu ishuri uriga, umaze kwiga ujya gusaba akazi, wenda ugira experience, ugira ubunararibonye. Kubera iki mu murimo w'Imana ariho dufata nk'ibintu biraho byo gupfa kujyamo gusa, kandi hari indi mirimo ijyanye n'ubushobozi bwawe wagakoze. Exactement. Ubu kuba ukora kuri radiyo ni uko ubwo bushobozi bufite, warabyize. Yewe ntabwo nakora kuri radiyo, sindi umunyamakuru, sibyo? Ni ukuvuga nitwige, nitwicare hasi twige, tugire ubwo bumenyi. Icyanyuma nasorezaho nicyo Aloys yaravuze n'ubundi, nitugira urukundo. Ikintu navuga ngo motivation iri behind, yego, impamvu iri behind, iri inyuma y'ibyo ukora byose, ni urukundo rwa Kristo. Ibyo ngibyo nitubigira mu makorari yacu, ntabwo nzagira ikibazo ku yindi korari, ntabwo nzagira ikibazo kuri Jehova Jire, ntabwo nzagira ikibazo ku iterambere ryabo, ahubwo urukundo ruransunika mu kwishimira ibyiza bya bagenzi banjye. Yego, Imana iguhe umugisha cyane. Turi kugenda tugana no ku musozo, mu kanya ngiye guha n'abatatu basigaye bagira ubutumwa batanga umunota umwe. Twakavuze kuri byinshi, twari bugaruke kuba aba perezida, abayobozi b'amakorari bagira ishyaka rya za manda zabo,
donc kugira ishyaka rya manda, kwifuza ko kuri manda yawe babona ko wazanye abaririmbyi baririmbye neza, wakoze ibitangaza, mwagiye ahantu hakomeye, mwaba batwaye kuri televiziyo, wagize gute, ariko intego atari kugira ngo korari yandi igira imbaraga cyangwa se ubutumwa bwiza bwamamare, aho gushaka ko uzavaho hari ibikorwa gusaba kuvuga. Akabona ashaka kuvuga icyo kintu cyitwa ngo ubutumwa bwiza bwamamare ni ikigare, sibyo? Nitwicare nk'abaririmbyi, buri twese tumenye icyo Imana yaduhamagariye, icyo ishaka ko tuvuga, icyo ishaka ko dukora, kuko uburyo Jehova agira ihamagawemo sibwo buryo Silowamu ihamagawemo. Ibyo bintu tubimenye twongere tubimenye, ku buryo nuzatureba kuko azamenye gutandukanya umuhamagaro wa Silowamu n'uwa Jehova Jire, kandi bize byuzuzanya, bibe biri clear. Hanyuma wa muyobozi ugiyeho cyangwa se wa muntu wese ugiyeho abe azi neza ko ibyo ugiye gukora bifitinga, byuzuzanya muri wa muhamagaro, muri ya calling ya Silowamu. Tuve mu kigare kuvuga ngo ubutumwa bwiza, ko nkunda kwibaza abaririmbyi ngo twahamagare kwamamaza ubutumwa bwiza hehe ku isi yose mwe muzajyayo? Ntabwo muzajyayo. Hari abantu bahamagare kubwiriza mu cyaro, hari n'abahamagare kubwiriza mu mujyi, hari abahamagare kubwiriza abakomeye, hari n'abahamagare kubwiriza aboroheje. Icyo kintu turakibeshya, biragoye ko bazagutumira ahantu udafitinga, biragoye, ndakubwiza ukuri. Biragoye kuzabona ko ari ahantu mu cyaro runaka yagiye muri Serena cyangwa se muri convention cyangwa mu nteko cyangwa biragoye, kuko ni kuri guhari. Ariko kandi mu cyaro hari abandi bakeneye kubwira ubwo butumwa bwiza cyane. Hari utubari twinshi, hari babandi bataramenya Kristo benshi. Nitwicarane tuba abanyakuri, dusenga Imana, tuganire, tumenye intego yacu, tuyigendereho, nta makimbirane azatubamo. Twemere na bwa budasa, twemere ko kuba uhari utandukanye nanjye ari imbaraga. Kuko Rutayisire niyo bivuze, aravuga ngo niba abantu babiri basa, umwe ntabwo akenewe. Kuba wowe utandukanye nanjye niko kuzuzanya. Ntibikwiye kuba ikibazo, ahubwo bikwiye kuba imbaraga. Speaker inosa yaterura sinayiterura, ni bibi imbaraga. Ariko twicare twige, no mu makorari ndabibasaba, tugire umwanya wo kwicara, twemere kwigira ku birenge bya Kristo, tugire amaseminari menshi yo kuganira, kuririmba tubikora ariko duhagurukanye, tuziranye. Murakoze cyane. Ubutumwa watanga turigana ku musozo buri ibintu byinshi twavuga. Iki kiganiro nta nubwo tuvuzeho kimwe cya kangahe, tuvuzeho bikeya, nini cyane kandi gifite umumaro. Ariko reka mbwira abantu batwumva, ijambo Josue wavuze rirakomeye. Umuntu wese asenga Imana amenye ko ahantu yicaye ariho agomba kwicara, nibwo atazateza akajagari, nibwo atazadiranja abandi. Ariko niba yicaye ahantu aticaye atagomba kwicara, byanga bikunda bizaba akajagari. Uzabyigana n'ukwiriye kwicara. Umenye ngo naje muri korari kuririmba, hari abaje baje gusengera korari, hari abaje baje gutanga amafaranga n'urugero, hari abaje baje gusetinga ibyuma. Akantu gatoya wenda hari akantu kanejeje, ndabasabira umugisha abo bantu nubwo yenda batakiba muri korari yanjye. Nakatemwanyaje gato akivuga nahise mbitekereza kubaho umuntu akwiriye kuba. Dusohora album ya mbere, mu by'ukuri pe ntabwo ari gushyira hanze korari yanjye, ntabwo twari tubizi, ntitwari tuzi ikibanza, ntitwari tuzi ujya kuri mikoro ninde ubanza. Twagezeho ni kwa Mastora twayikoreye, Mastora akajya avuga ati soprano ni bande, bakazamura bati mwe hari undi hariya. Donc niwe wadushyiraga ku murongo,
urumva twari abanyeshuri yego ariko ikintu cyiza njya nibuka nabonye icyo gihe kubera yuko twumvaga ari ibintu nyine tugiye gukora Mana yacu dufashe twari dufite abana batatu couple imwe bahise bashakana umugabo n'umugore undi nawe yabaye umudamu bo ntibari bazi kuririmba ariko bahise biha task yo gusengana natwe kugeza tuvuye muri studio urumva umuntu utazi kuririmba akaza muri studio mutangira rimwe bikabanabananira mukazagaruka ejo akongera akaza indirimbo 10 zikarangira azi icyo yaje gukora azi icyo Imana yamuhamagariye ndabyibuka twaririmbaga tureba nka hariya nkuko twicaye nkajya kubona nkabona uwo muntu reka no kumuvuga mu izina nkabona apfukamye mu nguni nitaye ameza arimo gusenga yakumva mastora wenda kubise kuri clavier agatokesha undi akaba ari hanze mbese ubona rimwe hari n'ababiseka bakavuga batese buriya ntituri kubaderanje ariko we azi icyo arimo gukora bari bazi icyo barimo gukora donc umuntu wese amenye aho ahagaze amenye umwanya yicayemo niba ari wo koko hanyuma ntabwo twigeze tuvuga ku makorari hagati y'amakorari ndahita ntanga ubutumwa ntabwo mbivugaho cyane birababaza cyane kubona korari idashobora kwemera indi twebwe Jehova Jire ntabwo tuba ku mudugudu ariko ibyo ari byo byose ndi umuntu mukuru njya mbyumva cyangwa njya mbibona birababaza kuba korari 5 zishobora kuba ziri ku mudugudu umwe zidafite rwa rukundo uyu muvandimwe yavugaga donc korari imwe ishobora gucomokora ibyuma kugira ngo indi ririmbe nabi ariyo igaragara korari imwe ishobora guseka indi kubera yuko iyo ngiyi iririmbye ikagira ibyago wenda ikava muri note ugasanga barabasetse ni ukuri kose iki kiganiro wenda tuzakigarukeho ndababwiza ukuri ko abaririmbyi dukwiriye kuba maso tukigira kuri Kristo nk'uko Josue yabivuze tukamenya ngo umwanzi turwanya ninde yego cya kintu nosa nawe yavuze umwanzi turwanya ni Satani umwami dukorera ni Kristo niba tudakoze ibyo ngibyo aho tugana ni mu ijuru donc ntaho turimo kugana ntacyo turi gukora turi mu rusengero turi muri siporo niba iyi korari ishobora kuvuga ngo hari n'ibyo njya numva ariko byo ntago nabihagararaho ntago ndabeshya imbere y'Imana ngo umuntu wo kuri mixeri ashobora gukora ahantu kugira ngo korari Siyoni n'urugero iririmbe nabi bipfe nyine bataye basebye icyo kintu kiriho kuko niba kiriho ariko kibaho cyaba ari donc ni antikristo ni kurwanya Imana ni ukurwanya Kristo mu gutanga ubutumwa buriya korari ziba ku midugudu imwe cyangwa se zisengera ahantu hamwe cyangwa se mu church imwe buriya bagakwiye kujya bafata n'umunsi umwe cyangwa ibiri bagahura bose itsinda ryaha ryitwa Shalom n'urugero itsinda ryitwa Jehova Jire itsinda ryitwa Siloam itsinda ryitwa Betel itsinda bakicara hamwe bakavuga bati duhana amakuru tubigenze gute kanasenga n'Imana reka dusenga Imana turwanye Satani turabona hari ahantu rwose huzuye indaya mureke dupange dukore dushaka uburyo twajyayo ariko birababaza njya mbyumva hari igihe bamwe bashobora kupropose abandi bati tuzasengane bamwe bati toka mugende ibyo ngibyo ntabwo twebwe dushobora kwicarana na Siloam ngo dusengane ntabwo ari byiza ubutumwa natanga mureke twigire kuri Kristo tugire urukundo twemerane tugire intego imwe nziza yo gutanga ubutumwa bwiza ibintu bizagenda neza ndasoje ariko ndabisabira ibi bintu bizagirira umumaro abantu benshi muzareke twongere tugaruke tuvuge kuri icyo kintu cyane kandi abatwumva nabo barusheho kubiganira bagirana ibiganiro abantu b'Imana wa mugani bishwe no kutamenya abantu bicare bigishwe ubundi ibyo dukora turarwanya nde turakorera nde report tuzayihande report finally bizagenda bite abantu bigishwe bamenye wenda niba nigishwa bakamenya ntihazabura amavuga batari kwa mugani ibi bintu turimo oya mureke tubivemo abantu nibicare bige bigire kuri Kristo bamenye iyo bava bamenye niyo bajya bamenye n'intego bizarushaho kugenda neza nsoje nsaba ngewe iki kiganiro kizongere tuvuge no ku bindi kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kugenda neza Imana ibahe umugisha yego urakoze cyane Leopold
tugana ku musozo ubutumwa watanga n'ubuhemu Yeah. kare gato. hari icyo Josue yigeze avugaho ukuntu korari atari ikipe y'umupira nta nubwo yagakwiriye kugira abafana cyakora ishobora kugira abakunzi, ishobora kugira abantu bayishyigikira, ariko nta bafana dukeneye rwose muri Icyakora korari. hari n'ibyo nabo ni abakunzi ba Kristo Mm, n'abakunzi yeah, b'ubutumwa nabo- bwiza of course ntabwo bakunda abantu gusa, bakunda ubwo butumwa baririmba, bakunda ikibarimo. Reka mvuye gutyo. donc abona abayishyigikira kugira ngo irusheho gusohoza ahubwo bya bindi Yego. aribyo bita abafatanyabikorwa cyangwa se ngo babatera inkunga. Nibyo rero hari umuntu wigeze adusetsa yaduteye urwenya, aravuga ngo ubundi ukuntu umunyamuziki yagombye kurakara ngo niba Josue ari ahagurutse akarimba neza, ngo yagombye kuvuga ngo ngumva ukuntu aririmbye neza, ngumva ukuntu bigenze neza. Akaba ari nuko nguko nyine niyo reaction. Ntabwo yagombye kuvuga ngo reka ngo bipfe, ngo reka ngo turebe ukuntu ngo ngumva ukuntu bigenze, ngumva ukuntu bipfuye. Yagombye kuba nyina ari gufashwa n'uburyo ari kubikoramo. Rero mbonye rimwe na rimwe niba ari ukubibamo cyane, hari wenda kubana n'amakorari kenshi. Hari umuntu twabiganiye ndavuga nti ubanza amakorari abantu benshi wenda hari twe mu Rwanda, naravuze ntibanza dukunda umupira cyane ku buryo dushaka kuzana ibintu byo mu mupira, ukuntu abafana bifata mu mupira tukanabizana no muri korari, ku buryo noneho korari Siloamu na korari Jehova Jire ubwo ari amakipe abiri. Sasa tugiye guhangana rero tubatsinda igitego, noneho namwe muzadutsinda ikindi. Aho ukibaza buriya utanagiye kure no mu nsengero hari bagira abo bita abafana, noneho no mu kuririmba bakaba babiziranyeho ko bo nibaririmba bari buhaguruke bakafasha guhimbaza, iyindi yo niririmba batari buhaguruke cyangwa se batari bambaye n'imipira. basigaye bashaka n'abafana. Aha bagashaka abafana. Umva birababaje cyane. Komeza. Birababaje pe. birababaje. Numva umuntu ufite uwo mutima, iki nicyo gihe cyo kubyihorera. Nabireke amenye ko twese turi kugana mu ijuru, umwami dukorera n'umwe, ifunguro ni rimwe nk'uko twabirimbye muri ya ndirimbo. Rero kandi ikindi abaririmbyi nababwira, mu minsi yashize numvaga muri njye huzuwemo n'amagambo avuga ngo ukuntu abaririmbyi bavunika, bakoresha ibishoboka byose za mvune zabo bazirekipere, cyangwa ibyo bintu bye gupfubusa. Uburyo bavunika, uburyo batanga umwanya wabo, uburyo batanga igihe cyabo, ibyo bintu bye gupfubusa. Yego. Bagerageze ibyo bintu, basenga Imana ibayobora uburyo babikoramo neza, Imana ikabyishimira ntibipfubusa. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Ntabwo mvuga ibintu byinshi. Aba ni bagenzi banjye, n'abadirija kandi bafite n'inararibonye muri ibi bintu. Babyo bavuze ni ukuri 100%. Icyo ndi buvuge ni kimwe, ndavuga ngo aho uri niho ukwiye kuba nk'uko babivuze. Umwanya urimo muri korari niho ukwiye kubamo. Ni wowe uri bwisubize, wisuzume urebe, uvuga ati si koko ahantu ndi niho nkwiye kuba ndi. Icyo ni wowe uri bufate decision yacyo. Ikindi navuga, icyo nabwira abaririmbyi cyangwa amakorari, umurimo w'Imana urubakitse. Urubakitse kuva kera kugeza uyu munsi. Nta muntu ushobora kuhindura ngo ashake mbese we yerekane ko hari irindi shyaka ridasanzwe, hari ikintu agiye kongeraho. Twe turi ibikoresho Imana ikoresha y'ubwayo ikadukoresha mu kubaka umurimo wayo, ariko twebwe nta ruhare dufite rwo kuvuga ngo ngende ubaka ibintu by'Imana yubatse ngibi nakongera haka. Nshaka kukubwira ngo umurimo w'Imana urubakitse. Ubwawo urubakitse kuva kera kugeza uyu munsi. Ikindi navuga, twese uko tumeze amakorari n'abahanzi, ngende ndi umuhanzi, ndi umuririmbyi, uzakora indirimbo nziza ifite n'ubutumwa bwiza, inakoze mu muziki mwiza,
uyishyire kuri YouTube inaririmbitse neza nk'abadirija nk'aba Josue bavuga ati indirimbo yujuje note zose ni sava ta yayo iraryoshye melody byose uzayishyira kuri YouTube irebwe n'abantu 100 undi wakoze wacuranza agacuranga akava no muri note irebwe n'abantu 200,000 ibyo bibaho cyane birashobora ko target y'Imana barabo ngabijana. Okay, icyo nashaka kukubwira ni iki cyangwa nshaka kubwira abaririmbye tuve mu kintu gisa nkaho turebera performance yacu cyangwa umusaruro wacu kurebera kuri YouTube views abantu ko baririmbye indirimbo yacu buri mukorari buri muririmbyi wese hari abantu Imana yagutegekeye kubwiriza nkuko yabivuze ntabwo uzabwiriza isi yose hari abandi bazavuga nabo nyine bakumvwa n'abandi nanjye mfite abazanyumva hari abazumva Emmanuel hari abazumva dirija Jehovahire hari abazumva Josue uko niko ibintu bipanze nako mbese ntibinahinduka ni ukuvuga ngo rero iyo wamaze gusobanukirwa icyo kintu uzabona babantu 100 uvuga ati Mana ashimwe ko wanshoboje kubwiriza aba bantu bituma udashyiraho imbaraga zo kuvuga ibaze nk'umuntu uvuga ati kugira nzamure views reka indirimbo yanjye nyirebera inshuro 100 ubu se tekereza icyo kintu urakoze azatubabarire twongere tuvugeho icyanyuma ngiye gusorezaho ni iki gusa ko kantu ko mukumve cyane muri kino gihe ndi kubona ariko gafite imbaraga zikomeye cyane akantu ko kureba performance cyane kuri za YouTube channel ibyo bintu abantu ariko se nk'ubu ngubu indirimbo yitwa ngo nzakagendana hari channel ibaho none iyo ndirimbo yamenyekanishijwe nande ko hari radio sigeze yikina wahimbye se hari umuntu umuzi ariko ibintu by'Imana bifite ukuntu ubwo nyine Imana yaritegetse ko izumvwa n'abantu benshi ifite ukuntu ibyikorera bikagenda sibyo icyanyuma ngiye kuvuga ni ijambo rimwe rivuga ngo iyo ibintu bikozwe n'umwuka wera nta ngaruka bigira iyo korari iri kuzamuka ingaruka mbi ni ukuvuga ngo nta ngaruka mbi bigira iyo korari iri gusenga umwuka w'Imana akamanuka avuga ati ngiye kubakoresha mu gihe nk'iki ngiki ababibonye bose babona ko biri gukorwa n'umwuka wera iyo korari yagize impinduka ikagira abacuranzi beza n'abaririmbyi beza bikozwe n'umwuka wera biragaragara nta nubwo ushyiraho ubusobanuro munsi akantu ko kuvuga ati bino bintu rero burya ni Imana iri kubikora ntabwo ntibikenera ibyo bintu ibintu byose nitubikora dufite umwuka w'Imana akaba ari udukoresha bizagira umusaruro uzahimba indirimbo nuyisohora wumva abantu barayikunze uzajya kuri stage abantu kugira ngo bari uko wambaye bumva ikiri kukuvamo kuko umwuka w'Imana ari gukorera muri wowe murakoze cyane Imana y'umugisha urakoze cyane Imana y'umugisha ni byinshi twakavuze ku iki kiganiro turashaka gusubikira aha ngaha turashimira inshuti bakunze twabanye muri iki kiganiro icyo twagarukagaho ni amakimbirane no kudahuza kutavuga rumwe kuba hagati mu baririmbyi ndetse n'amakorari ibyo twabonye by'umugayo twagayaga mwabyumvise ariko igisubizo kibonetse muri rusange dusanze kuri finale dusanze abantu bakwiriye kubanza kwisuzuma ngo aho ndi niho nari nkwiriye kuba icyo rero twasanze aricyo gisubizo tubonye ko tuzagaruka muri iki kiganiro tukakigira kinini kurutaho ariko wisuzume aho uri niho ukwiriye kuba umwanya urimo niho ukwiriye kuba ikindi nusanga ukabona ariho ukwiriye kuba ese uri kuhaba neza uri kuhaba uti kuko nanone hari igihe umuntu ari yenda hakwiriye kuba aho ugasanga ntago ari kuhaba neza hari umuntu umwe ufite ubushobozi muri korari imwe barabimbwiye numva ndumiwe we yarasanze koko ntafite ubushobozi bwo kuririmba ariko nabwo naje gusanga haratazi neza hakwiriye kuba kuko we yaguriye korari ibyuma ariko yajyaga babazwa nuko batamuhana mikoro ngo baririmbi agurira korari ibyuma ngo ariko wagerekaho niyi aba ngo ndabaguriye ariko iyo niyo yanjye singo mikoro agurira korari ibyuma agerekaho na mikoro ye iyo mikoro nabibwirwaga n'abakora kuri mixer na sound makers baravuga bati twarabyakiriye kuko urumva umuntu ntiyagura ibyuma ngo reke kumuhanga aririmbe wareke ikintu tumukorera ngo turayimara ko tukayifunga
ariko ngo amaze kubimenya ko tuyifunga urumva bari kunganiriza ngo barayimuha akayifata gutya kugira ngo yishimishe ariko bayifungiye hara muri mixer. Ubwo ubusuzume niba uri aho ukwiriye kuba kuko ushobora gusanga Imana yagushyize aho ngaho kugira ngo utange ubushobozi ibyo byuma bigurwe, abandi nabo baririmbe bamamaze bwa butumwa bwiza ariko bafokasinga kuri abandi Imana bahamagariye kubwiriza. Ibyo rero ni byinshi cyane tuzagaruka ku iki kiganiro. Nshimire bagenzi banjye abatumirwa twaganiriye, mpamya ko namwe hari icyo mwakuyemo. Bashimiye namwe ko mwafashe umwanya wose mukagikurikira. Tujye gusoza dusenga kugira ngo uwo mwuka wo guhangana, wo kurwanira kumenyekana, wo gushaka kugaragara, uwo mwuka wo gushaka kuba udakwiriye kuba bitewe n'inyungu zawe bwite cyangwa se n'ibindi uzakuramo, uwo mwuka tuwurwanye. Nawe dufashe gusenga kugira ngo tufatanize hamwe turwanye uwo mwuka. Ndumva hari igitero tugeze kuririmba, twabanza tukakinjiramo cya ya ndirimbo, noneho tukabona hakini ivuga ngo iyo cya kabiri cya itorero ni rimwe. Ahubwo yewe ikintu cyazanye cya gatatu nyamara birabaryo, noneho gasoza aho ngaho. Ubundi turaza kute dusaba Aloys aze kudufasha mu gusenga kugira ngo Imana idufashe nitumara kuri icyo gitero. Yewe ikintu cyazanye cyazanye ibice muri ryo bikarisuzuguza abataririmo, nyamara bera baryo imaso babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Nyamara bera baryo bahora imaso babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Nyamara bera baryo bahora imaso babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Nyamara bera baryo bahora imaso babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Mana yacu, Haleluya. Shimwa Data, turi imbere y'amaso yawe, umurimo ni uwawe Kristo. tubabajwe cyane, turagushimiye cyane kuko waduhaye uyu mwanya, Itorero ryawe waryubatse, ariko tubabajwe cyane yego n'ibiba mu murimo wawe. Tubabajwe cyane kudahuza, kutavuga rumwe n'ubwoko bwawe buzize bupfe buzize kutamenya. Tubabajwe cyane nuko abantu bamwe batazi intego, ariko tuzi neza yuko ukicaye ku ntebe y'imbabazi. yego mu cya mbere turagusabye kugira ngo tubabarire nibyo amakosa yatubonetseho. Mwami, turagusaba imbabazi, dusabye imbabazi, yego Data, dusabye imbabazi uko turi hano turabadirije amakorari, turi mu cyuho cy'amakorari menshi yose ntabwo yaza hano, ariko dusabye imbabazi. Ntabwo twigeze
duhagarara aho dukwiriye guhagarara, ntitwice aho tugomba kwicara. Mwami, benshi barahuzagurika, ariko tugusabye imbabazi. Imana itubabarire. Ariko mwami, turabizi neza yuko tugifite amahirwe menshi yo gukosora ibyo twangije. Ndagusabye kugira ngo mwami wacu Yesu uduteremo umutima, utugirire neza, uduteremo umutima wo gukosoka. Mwami wacu, turagusabye kugira ngo udushyigikire, dukosore cyane. Hari ijambo twakunze kuvuga ngo twigire ku birenge bya Kristo. Turagusabye kugira ngo uduhe uwo mugisha, tukwigireho, maze tubashe kumenya, twigire kuri Kristo. Niwe mwarimu mwiza, niwe muyobozi mwiza udashobora kutuyobya. Mwami, turagusabye uduhe kukwigiraho cyane kugira ngo dukore ibyo dukwiriye gukora. Turagusabye kugira ngo mwami, amakorari waraduhamagaye turaza kugira ngo tugukorere, kugira ngo dutambire ishimwe, kugira ngo tukunezeze. Turagusabye mwami wacu Yesu kugira ngo uhindure amakorari, kugira ngo mwami bamenye intego neza. Turagusabye kugira ngo ukomeze kubikora. Turifuza cyane, twifuza kwiga kugira ngo dukomeze tumenye icyo umwami Imana yacu ashima. Turagusabye kugira ngo utwigishe, utube hafi, kandi nutuba hafi bizagenda neza. Mwuka w'Imana abe muri twebwe. Mwuka w'Imana yaje, ibintu byose birahinduka. Mwuka w'Imana yaje atwereka ibyiza kuruta ibindi. Mwuka w'Imana yaje atwereka umwanya nyawo. Mwuka w'Imana yaje atuyobora inzira nyayo. Mwuka w'Imana yaje urukundo ruraboneka hagati y'abantu. Mwuka w'Imana yaje ahindura byose kuba byiza. Mwami, tugusabye umwuka wera, urakoze kuko utwumvishe. Ngaho rero abateguye iki kiganiro baha umugisha, abakibonetsemo baha umugisha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho komeza kutugirira neza. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane, kandi ndashimira ikipe yose kuba mwemeye kuza kugira ngo tubwire abantu ukuri, abaririmbyi, amakorari muri rusange. Ndabashimiye namwe mwadukurikiye. Ndagusabye gisangize n'abandi, kuko inkuru nziza ntukayihererane, ahubwo uyisangize n'abandi. Ndetse tugira n'indi biganiro byinshi kugira ngo ubutaha uzaze tubone ikindi kiganiro twakoze nk'ako kanya. Ukandaho hatukura ndetse subscribe, bituma tubona icyo twakoze, kandi nzi ko bizakomeza kugenda bigufasha. Urakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Bye bye. Imana ikomeze namwe, Imana namwe. Amen.